nta kintu kibuza isezerano ry'Imana gusohora. Muri Kristo habamo urunyurane rw'iby'isi yiteze. Imana ishimwe. Harimo ibirenze by'abantu batekereza. Umurage abera barazwe urinda nyirukuragwa. Aravuga ngo iyo Mana ntabwo yigeze icogora kandi ntigeze inanirwa. Aravuga ngo ntabwo nyishakiraho izindi ngabo, amaboko yayo arahagije. Imana ntiyigeze icira abayezira inzira, ahubwo yasibuye yari ifunze. Hari amasengesho asaba ko Imana iducira inzira, ariko hari n'amasengesho asibura izasibye. Imana akenshi ica inzira aho zitari, ariko aho ziri ntijya yemera agasuzuguro k'abazisiba. Irazisibura kugira ngo ivune n'amaboko y'abazisibye mbere. Imana ishimwe. Kuba tutaza aho Imana izanyura ntibisobanuye ko itazaza. N'abanyamagambo bazagera igihe cyo kuvuga inkike zibasumba turi kubaka imbere. Ariko haleluya, Imana ikubanziriza inkike, ariko ibyo mwanga muzabibona, ahubwo ibyo mutinyuka mukarwana nabyo nibyo bizabatinya. Dawidi wanze ikanzu ya Sawuli yanze y'urugamba kuko Sawuli nta ntsinzi afite, ariko Sawuli amusanga Inayoti Rama yarayambuye ayimwambitse. Dawidi arayemera kuko yari y'ubwami. Niko ireme ry'uburezi abanyafrika twahawe niko riri. Tuzi ko umukire ari ufite ibyo twifuza, ariko umukire n'ufite ibimukwiye. Guhishurirwa Kristo bikwereka ubuzima mu gihe cy'urupfu. Noneho kuko tugendera ku byo twifuza, bituma umurage abakiranutsi twahawe tuwugurisha imirimo. Bituma umurage abera barazwe tuwugurisha ibidafite akamaro. Ugasanga umuntu ataye Kristo akamuta kugira ngo bamuhe akazi, akamuta akava mu giturage ari umukristo, yagera ikigali akavuti ndaba umusirimu pa. Ubutunzi abera barazwe turabufata tukabugurana ubuntu rusange. Nowa yavuganye n'Imana umunsi umwe, iramubwira ngo bazi inkuge. Imana imara imyaka 120 itaragaruka kuvugana na Nowa, ariko mu myaka mfite miteya ingana nuko ngana mvuganye n'Imana inshuro nyinshi. Urumva ubwo buntu? Aho rero iyo binuka bityo bishaririye bityo, Yesu aba ari fiyeri yo kuhinji, aba ari fiyeri. Haleluya! Yesu twahawe ntabwo ari Kristo tugenda ngo dufashwe gusa, aradufasha akanaturinda. Araturinda akanatuvugisha, avugana natwe akanakora ibyo yavuze. Ni umwami ubana natwe amanywa nijoro. Igitabo cya Yosuwa gice cya 13 turasoma umurongo waho wa 14. Tuze kwimuka kandi dusome n'urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Abaroma igice cyaho cya 8. Tuze gusoma naho ku murongo wa 14. Reka tubanze dusome Joshua 13 umurongo wa 14. Haravuze ngo ariko umuryango w'Abalewi wo nta gakondo Mose yabahaye keretse ibitambo byoswa by'Uwiteka Imana y'Abisiraheli, n'ibyo gakondo yabo nk'uko yamubwiye. Dusome n'urwandiko rwandikiwe Abaroma igice cya 8 umurongo waho wa 14. Muraza kwihangana dusoze n'uwa 17. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 14 dusoze n'uwa 17. Haravuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Abadata. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana,
kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Amen. Akire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Abantu tutaziranye, nitwa Aniseti niyo mugabo, ndi umukristo, mfite madamu, tubyaye gatatu. Si ubwa mbere ngeze hano, ariko kandi ndibwira ko niba ngikomeje kubagiriraho umugisha no ku Mana, bishobora kuba atari n'ubwa nyuma. Imana ishimwe. Dufite intashyo twahawe na bene so, twari mu nkambi ya Nyabiheke, badusaba kubasuhuza. Hari abantu benshi bajya bakurikira aya materaniro online, n'abadukurikiye bariyo tuboneyeho kubasuhuza, ariko kandi reka mvemo n'umwenda wabo mbaha intashyo, baradutumye ngo tuzabasuhuze. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ry'Imana dusomye. Iki gitabo cya Yosuwa tugisanzemo inkuru yanejeje, ariko kandi isa n'isekeje, iteye umunezero ku rwego rw'uruhande rw'abantu bake. Nasomye imiryango 12 y'Abisiraheli uko bose bari mu gihugu cy'uburetwa, bari muri Egiputa. Imana yavuganaga nabo, kimwe mu bintu byabaruhuraga umutima, babaga bakumbuye gutaha mu gihugu, bumva igihe bazashyika mu gihugu cy'amasezerano bazaba baruhutse, kandi koko byari byo. Imana ivugana nabo, irabarinda, ibakiza byinshi, ariko ngo bagere igihe cyo gutaha, Abalewi Imana ibwira Mose ngo ntuzabahe gakondo muri icyo gihugu, ntuzigere ubaha ubutaka, ntuzabahe icyanya bubakamo. Iramubwira ngo keretse ibyo kurya byo ku gicaniro gusa. Abizera uyu munsi, abakristo, tubarirwa mu miryango hafi ya yose, by'umwihariko w'Abalewi n'uwa Yuda. Sinshaka kubyinjiramo cyane, ariko kandi twese twahawe gakondo isa n'iy'Abalewi. Kubera iki? Abalewi, dusomye Bibiliya, uyu Lewi avuka, nyina amwita Lewi, yaravuze ngo ni ugufatanwa cyangwa se turakomejwe. Mu gitabo cy'igiheburayo muri Bibiliya yabo, bo bitwa abaramyi, baravuga ngo ni yawe Kora, baravuga ngo ni abahamagawe n'Imana, ariko nyirizina bo baravuga ngo ni abaramyi bo mu ihema ry'Uwiteka. Imana ishimwe. Umunsi Mose azamuka ku musozi wa Sinayi ajya kuganira n'Imana, amara amajoro 40 n'amanywa 40, amanuka asanga Abisiraheli barakoze ikigirwamana, yazabiranyijwe n'uburakari bwinshi, arababara, aravuga ngo buri muntu wese nafata inkota yice mugenzi we, kuko ikizira bakizanye mu ihema bakababaza Imana, aho bababarije Uwiteka nabo nibahababarire. Abandi batinya kugira iryo shaka, Abalewi bafata inkota bahinda mu bantu barabatema. Bakimara gukora icyo kintu cyonyine, Imana ivugira muri Mose, iravuga ngo kuko mugize ishyaka ryo kweza ihema ryanjye, mbahinduye abaramyi bo mu ihema, uyu murimo uzakorwa namwe. Imana ibagabira ubwo butambyi, ibemerera gukora imirimo y'ahera hahera. Imana ishimwe. Abalewi barakomera, reka nihute, bavamwe abatambyi, ndetse mu byiciro byinshi ko abatambyi burya ntibanganaga. Habaga hari abatambyi bajisha igitambo, kuko bose ntibabaga banganya imbaraga, hari abasaza batari kugifata. Hakavamwe abatambyi bajisha igitambo, hakavamwe abatambyi bagicinja bakica,
hakavamo n'abatambyi bagitambira Uwiteka. Muri aba Balewi bari bafite ishyaka, kandi Imana ibarobanurira umwambaro uruta uw'abandi. Iravuga ngo mbemereye umwenda wa efodi. Imana ishimwe. Mbemereye umwambaro ubatandukanya na rubanda. Iyi efode yabagaho amabuye abiri, iryitwa Elimu na Turimu. Aya mabuye niyo nta muhanuzi wabaga ubarimo. Bayakoreshaga ubufindo, imvugo y'Uwiteka bakayibonera kuri aya mabuye. Imana itoranya imyambaro, ihitamo kubambika efodi, umwenda w'igitambyi. Imana ishimwe. Nibutse Ezira ataha ava mu gihugu cya Babuloni agiye Yerusalemu. Ezira naramukunze. Yanyuze mu nzira mbi, ahurira n'abanyazi. Umutima we wihebye, yibuka Imana yabanye nabo imyaka 70 mu bunyage. Aravuga ngo iyo Mana ntabwo yigeze icogora, kandi ntiyigeze inanirwa. Aravuga ngo ntabwo nyishakiraho izindi ngabo, amaboko yayo arahagije. Abwira abo bari kumwe kukageza hava, aravuga ngo reka twiyirize gatatu nibura tuyoboze Imana inzira. Aha ndahakunda. Imana ntiyigeze icira ba Ezira inzira, ahubwo yasibuye, yari ifunze. Hari amasengesho asaba ko Imana iducira inzira, ariko hari n'amasengesho asibura izasibye. Imana akenshi ica inzira aho zitari, ariko aho ziri ntijya yemera agasuzuguro k'abazisiba. Irazisibura kugira ngo ivune n'amaboko y'abazisibye mbere. Imana ishimwe. Sinzi niba hari umuntu twumvikanye, kuko iyica inzira abasibye iza mbere bajyaga gusiba iza kabiri, ariko kuzisibura iri kubereka ko bikoze ubusa. Ariko ngo bagere mu gihugu cyo nari ngendereye, ngo barareba. Ezira yari umwanditsi w'amategeko n'amateka ya Isiraheli, ariko yigisha n'amategeko y'Imana ya Isiraheli. Noneho by'umwihariko yibandaga ku rubyiruko, ku bavukiye muri Babuloni, ababwira ngo Imana yacu bigenda bityo, bitwara gutya. Amategeko y'Uwiteka, Imana y'Abaheburayo naya we yari umurinzi. Ariko kandi ngo akigerayo, ngo basanga ngo hari ikibura mu rusengero kugira ngo icyubahiro kigaruke. Ngo asanga igitabo cy'amategeko y'Uwiteka ntigihari. Ahamagara n'abatambyi. Icyo ngendereye ni iki? Aravuga ngo nshaka umutambyi utarataye ikanzu. Icyo nicyo nashakaga. Na Nehemiya ajya gusana Yerusalemu, yaravuze ngo hari umutambyi waba ukifite ikanzu, waba utarataye ikanzu, nibura ngo dukorane twubake inzu y'Uwiteka. Arangije ntiyahera ku nkingi z'inzu, ahera ku nkike. Aravuga ngo reka nzibe icyuho aho rubanda rureba, mu gihe abadutangiranye bagifite imbaraga, twubake batarananirwa. N'abanyamagambo bazagera igihe cyo kuvuga inkike zibasumba, turi kubaka imbere. Ariko haleluya! Imana ikubanziriza inkike, ibanza inkike inyuma y'urugo rwawe, ku rubyaro ishyireho inkike, umurozi azajye kutara umutaru rumusumba. Haleluya! Arabanza asana inkike. Imana ibanza isana inkike. Ijambo riravuze ngo turabaraganwa na Kristo. Kristo ajya kuva mu ijuru ntabwo yamanutse ngo aze gusigwa n'ariya mavuta Marita yamusutse ku birenge. Oya, ntabwo ariyo yimitse Yesu. Ariya yari ikimenyetso cy'ubuhanuzi bushushanya uwasizwe, ariko Kristo yamanutse yarasizwe.
kuko iyo asigirwa mu isi ubwami bwe bwari kurangiriraho, ariko yasigiwe mu ijuru aho buzakomereza. Amanuka yarasizwe. Hari uburyo Imana ibanza kubaka urukuta igashyiraho inkike kugira ngo ibirwanye umuntu. Ka Dawidi yarabanje igahera training mu ishyamba, aragenda ajya mu ishyamba. Ikintu cyantangaje, Dawidi ari mu ishyamba, Sawuli yari ari ku ngoma. Sawuli ni mwene Benjamini, Dawidi akaba uwo kwa Yuda. Bene Benjamini nibo bonyine bakoreshaga ibuye, ntabwo ari umurage w'Abayuda, wari uwo kwa Benjamini. Dawidi yimanurira inanga, aragenda aracuranga. Bene Benjamini ngo baryoherwe n'umuziki, baramubwira ngo twigishe gucuranga, natwe tukwigishe gutera ibuye. Bamuha umurage uzica Goliyati. Ntabwo uyu murage wari usanzwe uri mu biganza bya Sawuli, ariko ntabwo intsinzi iri mu biganza bye. Niyo mpamvu n'umurage wajyaga kuvayo wibuye ukajya kwa Dawidi. Imana ikubanziriza inkike mama, bene da, Imana ibabanziriza inkike, Imana ibabanziriza inkike. Dawidi yabanjije ku kabuye, ntabwo yarazi ibyo ari byo, yari arimo arakina, ntabwo yarazi ibyo ari byo. Yigishije abantu gucuranga. Abantu mwaragiye murabizi, iyo umuntu akuganirije ari aho ngaho byonyine, umuntu mubana mu rwuri aba ari inshuti nziza. None kubigisha gucuranga baramufasha gutarama, kandi uko abaho umuziki yararyoherwa nuko awutanga. Gutanga, iyo umuntu atanga ikimurimo abafashwa no kukirekura. Dawidi byari umunezero, kubigisha gucuranga byari umunezero. Bamwigishe gutera ibuye, Imana yateguye kera Goliyati. Reka kankavuge mite mvaho ngaruke kubarewe. Goliyati umugabo muremure, metero 6, ufite igituza cya metero 3. Ikoti rye Bibiliya iravuga ngo ryapimaga ibiro 5,000, toni 5. Niko Bibiliya ivuga, ntabwo ari komanteri za Bibiliya. Igitabo cya mbere cya Samweli 16. Ibiro 5,000, apima metero 6. Umurashi wese w'umuswa ntiyamuhusha, ntabwo yamuhusha. Nta murashi wahusha Goliyati. Ariko igitangaje, yambaraga ikoti ry'umuringa, ikoti ripima ibiro 5,000. Noneho Goliyati yari afite abagabo bane. Ariko Imana ni igitangaza. Umwe yajyaga imbere, undi buryo, undi bumoso, undi inyuma. Noneho bose bakagenda bamutwaje ingabo bakingirije Goliyati. Hari abantu bajye bavuga ngo Dawidi ngo gutora amabuye ngo yatoye iryo kwizera, ngo gukiranuka, gusenga n'ibindi nta kibazo. Ariko amabuye 5 Dawidi yatoye yanganaga n'abagabo 5, 4 bari bakoroteje Goliyati, na Goliyati wa 5. Goliyati ubwe bamwitaga icyubahiro kigati. Yari umugabo wari umaze iminsi 40 ari gutuka Imana. Atuka Imana ya Isiraheli n'abasirikare. Bazana kana kavuye mu ishyamba, ariko katojwe, kazi inkike, yarakuze. Haleluya! Imana yarahereye ku ntsinzi. Mana ishimwe. Uwera wa Isiraheli waduhaye kuraganwa na Kristo akubanziriza inkike. Kahagera agasanga abasirikare bashiriye mu buvumo. Hase ko murwana mwihishe, mwese ko muri mu ndake, habaye iki? Bataramusubiza ngo yumva ikigabo cyiyamira gituka Imana. Aravuga ngo ntibishoboka ko uyu mugabo uri gutuka Imana umwami yaba atamufiteho amakuru. Ntabwo watuka Imana y'Isiraheli, umwami uri muri Isiraheli nta makuru agufiteho. Arababaza ngo umwami amuvugaho iki? Kiriya kigabo nta n'ibihembo umwami yashizeho. Abanza kureba ko kwica Goliyati hari akantu karimo, nibura ndamuhitana bigende gutyo gusa. Atangira kubaza ibihembo. Intsinzi yamaze kuyizera kare, nimuhitana harya biragenda bite? Abuneri ngo amwumve, aravuga ngo ndagutwara tu.
Eliyabu na Shama baramubwira ngo ubwibone ugira udutama wadusigiye ndi. Umugabo bari gutuka niwe uzanye intsinzi. Uramubaza aho udutama turi kandi yazanye amavuta y'igishwamwaka ku rugamba. Yaje agemuye wowe ntubaze ingemu urabaza udutama ngo ujye kuturagira Goliyati yaguhejeje mu buvumo. Ngo udutama twawe turi. Dawidi ngo abatera umugongo ahindukirira Abuneri aramubaza ngo wanjyana kwa Sawuli. Mwihangane se nuvuga ibinyuranye. Iteka ryose barababwira ngo ikintu mutaranga kibahoraho. Hari ibyo abakristo banga ariko ibyo mwanga mumbabarire muzabibona. Ahubwo ibyo mutinyuka mukarwana nabyo nibyo bizabatinya. Naho ikintu wanze kigusirisimbaho, mu Kinyarwanda twaga tuvuga ngo icyo wanga mukabana ni imbeba. Urayitega ikaza nta muntu uyicirira, kandi zo gatsindwa zikunda gukinira hejuru ya saro ari uko abashyitsi bahari, gakiniraho ari uko abashyitsi baraho. Zigira ibihe bitatu zikinamo. Iyo umuntu atangiye gusinzira mu gihe abashyitsi bahageze, ariko Mana y'imbaraga, no mu gihe utaruri mu rugo ugifungura zikwakira ureba. Icyo wanga mukabana ni imbeba. Ibi abarokore twigira kugira ngo ikigeragezo kive ku mukristo nuko ubanza ukacyemera, wamara kucyemera ukagisuzugura, wamara kugisuzugura ukakirwanya. Ibi mutaremera ntimuzarwana nabyo. Ibyo mutazarwana nabyo ntimuzabitsinda. Ibyo mutazatsinda ntibizabavaho. Dawidi aravuga ngo ubwo duhuriye nawe kuri tere ukaba ufite impamvu imwe Goliyati imwe yuko utakebwe ukaba utubaha Imana, iyo yonyine ukaba uri gutuka Uwiteka Imana ya Isiraheli. Dawidi areba Imana yamuhaye imbaraga zo gushwanyagura idubu n'intare, arangije aravuga ngo iyo ngiyo iyo irakungabiza. Aravuga ngo njyana kwa Sawuli. Ubundi ntiyajyaga no kujyayo, ariko Dawidi kuko yari asanzwe ari umusirikare utanditswe ntiyajyaga kurwanirira umwami atamuzi. Ntabwo yajyaga kurwana atazwe. Aravuga tugende. Agezeyo hari akantu nakunze, yanga ikanzu ya Sawuli. Aramubwira ngo oya, noneho reka tugaruke dusimbuke gato tuganire. Dawidi wanze ikanzu ya Sawuli yanze y'urugamba kuko Sawuli nta ntsinzi afite. Ariko Sawuli amusanga inayoti Rama yarayambuye ayimwambitse, Dawidi arayemera kuko yari y'ubwami. Yanze intambara za Sawuli ariko y'ubwami aravuga uti yinzanire ni yanjye. Sawuli amuhanurira yambaye ubusa. Dawidi azi umwambaro we. Umukristo uzi umwambaro we, kuko iyo utazi icyo uri cyo ntumenya n'icyo urinda. Iyo utazi icyo ufite ntumenya icyo uhisha. Ntabwo wamenya icyo uhisha utazi icyo ufite. Dawidi rero nawe ntabwo yajyaga gutoranya imyambaro kandi yarazi icyo ari cyo. Ntabwo afata imwambaro w'umugabo watsinzwe ngo amuhe umwenda w'urugamba yaraneshejwe, kandi Dawidi intsinzi ayizi. Ariko uw'ubwami yagombaga kuwambura kuko niwe wari umusimbure. Wambure nkwambara ariko uw'intambara yawe ugumane. Imana ijya ibanza kubaka korutire. Bagira ngo tuganire ku murage abera twarazwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, kandi Imana ishimwe. Ubwashize twaganiriye ku mugabo witwa Yobu. N'uyu munsi ntabwo ndasoza igitabo cya Yobu. Nasomye Bibiliya igihe kinini, ariko igitabo cya Yobu kukivamo byarananiye. Uyu mugabo ni umugabo ujya untangaza. Bibiliya iravuga ngo yari umugabo mwiza cyane, atuye mu gihugu cyari cyiza, akaba umukire wa mbere muri cyo. Usi ni Ashuri niyo Asiriya cyangwa Turikiya ya none.
n'uyu munsi abaturikiya ni abaherwe. Niho Laodikiya, niho Galatiya, niho habaga imiti y'amaso, niho abagira ikibakuye ubuvumbuzi bw'ubumenyamuntu, abizeye iyo histoire, niho abagira ikibavanye juste imiti yose ivura amaso. Abagalatiya bari bayifite. Noneho Laodikiya Imana bo yarababwiye ngo mungureho umuti wo gusiga. Yashakaga kubereka ko iyo bakora yaba ari pirate, ahubwo Imana itanga ari utuma babona. Kujya kubwira dogiteri uri muri laboratoire itunganyirizwamo umuti w'amaso ngo ntubona, kuko Imana yaravuze ngo genda ubambwirire Yohana we ngo mufite amaso ariko mungureho rero umuti musige ku maso. Kandi muzi ko muri abatunzi n'uyu munsi Turikiya niyo isapurayinga imyenda ku isi y'igiciro kuruta ahandi. Uretse ku Buhinde burusha Turikiya inganda, ariko Turikiya ibarusha imyenda y'amawoji ya karite irabarusha. Amatisa ahenze n'amaturikiya va kuri aya mabaze y'amasenegali. Reka da, aya ya Senegali, muribuka ko Senegali abacakara bari bahatuye, ababizanye n'abaje gukoronizwa bahageze muri Senegali, abageze Dakar hari mize aho abacakara bagiye batujwa, batembereye barabizi. Si icyo nshaka kuvuga. Abaturikiya bari abahanga, nibo bakoraga imyenda bita imikara y'akabayonga, imyeru y'imihengeri, noneho bagakorana umwenda perfume ukabuhumura. Nibura muri metero 50 umwenda w'umuturikiya ukabubengerana. Mujya mubona iyo muri kaburimbo hari izuba ryinshi, ubureba imbere uburyo hameze, niko umukara w'akabayonga ubumeze. Umuntu arawambara akabashayininga, wamureba ukabona araberewe rwose. Barayambaraga, bajya gusuhuzanya bakajya gusuhuzanya bavuga ngo turiho ku bwacu. Barambaraga, ariko Imana ibarebye iravuga ngo mwambaye ubusa, mungureho umwenda muhishe isoni z'ubwambure. Tekereza kugura bazi ya Senegali ukayivana muri Turikiya, Dubai, Imana yakureba uti kutambaye. Ufite umutaheri uhoraho agupima arebye taye yawe, uti nguraho umwenda uhishe isoni z'ubwambure. Bari abagabo borora intama n'uyu munsi zitanga ubwoya buvamo imyenda, ari abatunzi rwose. Iravuga ngo muzi ko muri abatunzi nyamara muri abatindi. Ariko uzi Imana kubibwira umuntu uri gukata vewiti, uti uzi ko uri umutunzi nyamara. Disi niko ireme ry'uburezi abanyafrika twahawe niko riri. Tuzi ko umukire ari ufite ibyo twifuza, ariko umukire n'ufite ibimukwiye. Munyumve gato. Imana imfashe aka kantu ngasobanure tukumve. Ubundi reka mbahura urugero. Umukecuru umwe n'umusaza bavuye guhinga, bari kugenda birira igisheke mu nzira. Bahura n'umumama, ni histoire yabaye hano mu Rwanda. Bahura n'umumama atwaye imodokari. Noneho umudamu uri mu modokari agiriye, akagira n'ijyana abana ku ishuri, n'umugabo akagiriye. Uru rugo ntirwari rufite rwose, modokari ni nziza. Noneho ariko umugabo akagira icyo cyumba, n'umugore akagira icyo cyumba, ngo anyure ku mukecuru n'umusaza bari gusangira igisheke mu muhanda. Arangazwa n'abantu bafite umubano batagize ibyo batunze. Arangije ararangara, aragenda agonga ipoto. Umupolisi ngo amubaze ngo ni iki kiguteje impanuka, ngo n'umusaza n'umukecuru baryaga igisheke. Mwebwe juste umupolisi biramukonfusinga, ntabwo yumva igisheke umusaza ari kurya,
n'umukecuru uburyo giteza impanuka, ariko mu mutwe cyateje ambutiyaje, cyakubisemo traffic jam. Kubera iki? Igisheke kiri kuribwa mu mahoro, ariko hari ibisorori tibabisangira, nta mahoro ariyo. Ugiye kwibaza ngo umukire ninde, wavuga wari uri mu modokari, ariko se ufite ibikwiriye ninde? Ariko twebwe iyo tugiye kujyaginga abakire ari bande, tureba bafite ibyo twifuza. Noneho kuko tugendera ku byo twifuza, bituma umurage abakiranutsi twahawe tuwugurisha imirimo, bituma umurage abera barazwe tuwugurisha ibidafite akamaro. Ugasanga umuntu ataye Kristo akamuta kugira ngo bamuhe akazi, akamuta akava mu giturage ari umukristo, yagera ikigali akavuti ndaba umusirimu pa. Abantu bata Kristo, mbega Imana we, kubera iki? Ntabwo azi ubutunzi afite uko bungana, ntabwo aramenya ubwo butunzi. Kadushimira Imana twakira umushumba, Imana imwungushishe asanga ubutunzi abera barazwe turabufata tukabugurana ubuntu rusange. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ndabinginga kugira ngo mudahebwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Kuba umukristo, reka mbabwire, Nowa yavuganye n'Imana umunsi umwe, iramubwira ngo bazi inkuge. Imana imara imyaka 120 itaragaruka kuvugana na Nowa, ariko mu myaka mfite mikeya ingana nuko ngana mvuganye n'Imana inshuro nyinshi. Urumva ubwo buntu? Namwe nimureba inshuro muvugana n'Imana mu materaniro. Kandi Eliya yarayihamagaye iramwihorera, ajya munsi y'igiti aravuga ngo ninjye njyenyine n'ubundi wari usigaye, reka amakaka mamanukire nipfire. Ari Eliya umuhanuzi w'umuriro, umuntu Imana yatije igare ry'umuyaga, yasinyaraga umuyaga agaparika ku muyaga akaguruka.